Blog Talk Radio. Imbere yawe birashoboka.
radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Dufite saa 7 z'amanywa n'iminota 5 isaha z'i Washington DC, tukajya na saa moya z'ijoro, isa n'iminota 5 isaha z'i Ruseri, na saa 2 z'ijoro isaha z'i Kigali. Uno munsi turi kuwa gatandatu tariki ya 27 Gashyantare umwaka wa 2021, ukaba ari umwanya twabateguriyeho itangazo, ubutumire mu by'ukuri ku kanama mpuzamahanga gashinzwe gushyigikira ubutumwa bwa IDAMANGE Yvonne no Kumutabariza. Muri kino kiganiro nako muri buno butumire muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba mbashuhuje muka kandi muri kumwe na bwana Denis UWIMANA uhagariye ku kanama mpuzamahanga nyine kiyemeje gushyigikira ubutumwa bwa ingabire bwa IDAMANGE Yvonne no Kumutabariza. Uhagarariye nyine ariwe Denis UWIMANA uri kumwe nanjye, ndamubonye mukanya muri studio, kanze mufunguye mikoro noneho abasuhuze, ababwire n'ibyerekeranye n'ubwo butumwa bwo gushyigikira, byibutse bwo gushyigikira IDAMANGE IRYAMUGWIZA Yvonne no Kumutabariza. Ngufunguriye mikoro bwana Denis UWIMANA, niba uriho unyumva usuhuza bari batwumva noneho tuganire. Wageze n'ubwo uranyumva? Ndakumva. Yego. Urakoze bwana Joseph Ngarambe. Nibyo ndi mu bagize akanama kahuza ibikorwa mpuzamahanga, ibikorwa byo gushyigikira no gutabariza IDAMANGE IRYAMUGWIZA Yvonne. Kaba kagizwe n'abantu banyuranye, twakwita abaturage b'isi bakunda amahoro, bashyira imbere ubwubahane, biyemeje kuba nk'abarinzi b'agaciro ka muntu, cyane cyane bishingiye ku kubahisha no kubaha amategeko akubiyemo uburenganzira bwa muntu. Twabita nk'abantu b'impirimbanyi z'uburenganzira na demokarasi. ubwo rero bashyizeho iryo tsinda rwego mpuzamahanga kugira ngo niba bakoze ibyo bikorwa byose bigamije guhesha agaciro biriya IDAMANGE atubwira, aduhamagarira, cyane cyane ubutumwa bwe bumeze nk'intabaza, kugira ngo budashirira aho ngaho gusa bukarangira ariko nta bantu babufashe ngo babukomeze. nkaba naje hano rero bikorwa bimwe mu bikorwa biteganyijwe cyane cyane ejo by'umwihariko. Ejo murateganya iki rero? Ejo hari igikorwa twateganyije kuri murandasi, kandi gihuza abantu benshi, nk'imyigaragambyo, ariko kubera ko hari abantu benshi kandi bazabahuriye icyarimwe. Mbere yo kuvuga uko cyateganyijwe n'uko giteye, reka tuvuge n'impamvu icyo gikorwa bwacyo cyanateguwe. Kuki hagombeye icyo gikorwa cy'ejo? Nicyo kigamije ku IDAMANGE yasohora video ya mbere ku tariki 31 z'ukwezi kwa Mutarama 2021, yagaragaje ko yamagana akarengane, akangurira abayobozi kurwanya ukarengane nk'ihohoterwa ry'abanenga leta bose, ihohoterwa ndetse n'irindi honyora ry'uburenganzira rikorerwa abacikacumu by'umwihariko, yanavuze n'amazina amwe n'amwe, abasenyerwa, abamburwa imitungo n'akarengane gakorerwa rubanda muri rusange. IDAMANGE rero yaratuye aranguruye nta mususu, kandi ari mu gihugu, anazi neza ingaruka zabyo ku buzima bwe, ari nabyo byamuviriyemo nyine nk'uko tubizi gufatwa no gufungwa kubera gutariki 15 Gashyantare 2021. Kuri icyo gihe nyine abantu bavuze ati ntabwo byahagarara aho ngaho gusa, ubwo butumwa bwe buhagarariye kubera ko yafashwe nk'ari intwari
itsikiye abantu bavuga uti twishyire hamwe dukomeze duheshe agaciro ubutumwa bwe tumenyekanishe ariko tunakangurira leta kugira ngo yitabire kumva ubwo butumwa aho gufata umuntu wese ugaragaje ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ngo afatwe nk'aho ari umwanzi wa leta ntabwo kugaragaza ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu kuvugira abarengana kunenga leta muri rusange ntabwo ugomba gufatwa ko ari ukurwanya leta ahubwo urwanya imikorere myiza ya leta ni uceceka akaryumaho kandi hari akarengane yamenye ntakavuge IDAMANGE rero yavugiye abaheranwe n'ubwoba bwo gutakamba hari benshi yavugiye ibintu ngo tubyita ngo yatuvugiye ibintu abanyarwanda benshi cyane baba bamwibonyemo bamwiyumvamo mbese n'umunyarwandakazi uhuje abantu benshi abenshi bibonamo niyo mpamvu twavuze uti abantu bishyira hamwe bakomeze baheshe agaciro ubwo butumwa bwe avuga kabone n'ubwo yaba atagifite uburenganzira bwo gukomeza kuvuga tuzi rero tuzagikorwa kuri murandasi ni ukugira ngo dukomeze duteze ubwega kubwo butumwa yatanze ni uburyo bwo gutega amatwi n'ubwo butumwa yatanze ni n'uburyo bwo guha agaciro no gukomeza kumvikanisha ubwo butumwa bwa IDAMANGE ako kanama rero kasanze akanama gashinzwe guhuza ibikorwa bishyigikira IDAMANGE kasanze bikwiye ko ibyo yatangaje impanda yatangije cyane cyane ku munsi wa nyuma no ku minsi yabanjije iryo jwi ryabyo byakomeza kurangira kugeza inzego zibishinzwe zahagaritse ihohoterwa zikemura ibibazo n'akarengane zihagaritse inyerezwa ry'abantu babura irengero buri munsi igahagarika itoteza n'ifungwa ry'abatavuga rumwe nayo itotezwa ry'abacikacumu ndetse igahagarika no kwambura abaturage imirima bimwe mu bibazo imitungo muri rusange ko bimwe mu bibazo IDAMANGE yagiye agarukaho turabivuga mu kanya uragusubira ijambo. urakoze cyane rwose hanyuma hari afite ibibazo nyine yavugisha ukuri abantu bababaye u Rwanda bababaye abanyarwanda bakunze guhura n'ingorane baterwa n'iya leta y'abahotozi nawe rero ntabwo byatinze kandi ntibyanamutunguye arafashwe bamutesheje abana be bari aho ngaho abana be byo nta mpuhwe bagira na nkeya nawe ubwe ubushobozi bwe imibereho ye nyine barayihungabanyije ku buryo bwose ni iki rero ako kanama kanyu gateganya cyo kugira ngo abe yagira icyo abasha kugenera umuryango we ubashe kubaho kuko niwe wari uwugize ikindi cyo kugira ngo agire n'abamwunganira kandi bakwiye bafite ubushobozi mbese hari icyo muteganya kuva mwashaka gukusanya uburyo amafaranga yo kugira ngo azabashe kumufasha? nicyo kibazo cyiza cyane nibyo kariya kanama gahuza ibikorwa bishyigikira IDAMANGE ntabwo ari ukuvuga ngo dukore ubuvugizi gusa abantu bigaragambya nk'uko imyigaragambyo yikorwa hirya no hino cyane cyane mu bihugu by'i Buraya cyangwa se guteza ubwega hirya no hino mu nzego zinyuranye ntabwo bihagarara aho ngaho gusa kuko ubutumwa yatanze kugira ngo bukomeze mu gihe yagize ibyago agafatwa agafungwa ntabwo twakwemeza ko byanze bikunze hari abunganizi mu mategeko bazakenerwa ntawe utazi ko kandi n'umuryango umubyeyi mu rugo niwo witaho n'uwo muryango ukeneye gukomeza kudahungabana mu byo bakenera buri munsi cyane cyane abana ako kanama twavuze gahuza ibikorwa bishyigikira IDAMANGE kashyizeho uburyo bwo guhuza hamwe imisanzu y'abantu banyuranye babishaka cyane cyane bahereye kuri bariya bari mu cyo twakwita impirimbanyi z'uburenganzira na demokarasi bari mu baturage b'isi bose bakunda amahoro banakunda gushyira imbere ibarizwa ry'agaciro ka muntu twashyize hamwe tureba uburyo bamwe muri twe bashinga GoFundMe akanama kashyizeho GoFundMe ni uburyo bunyuzwamo amafaranga akusanyijwe n'abantu banyuranye kuri murandasi umuntu umwe akaba agahuza
icyo kigega akaba ari we ugikurikirana abashobora kujya kuri murandasi bareba kuri site ya GoFundMe ya Gatebuke Claude niwe twasabye kugikurikirana iki kigega abantu hari za lien kimwe no kuri ndako mbese hari uburyo umuntu yaklika agahita abona kuri iyo YouTube channel ya Gatebuke Claude no kuri YouTube channel ya witwa Umutware naho yasangaho lien igaragaza icyo kigega cyitwa GoFundMe agahita yuzuza bakamubwira uburyo abigenza kugira ngo akomeze yuzuze ashyireho inkunga yatera ibikorwa byo kuvuganira uyu mudamu nubwo buryo twashyizeho ubwo abashinzwe gucunga nyine bazanagenda bavuga uti dukoresha amafaranga igice kimwe gikoreshwe mu kunganira mu mategeko ikindi cyo cyakoreshwa mu mibereho y'umuryango we bitewe n'ibibazo bizajya bigaragara ariko hagati aha ngaha nyine abantu bahise babyitabira amaze kugeraho amafaranga arenga ibihumbi 25 by'amadolari kandi inkunga ziracyaza ariko ntabwo aricyo cyangwa hari cyo nyine kigamijwe kimwe kugira ngo dukomeze tubwire amahanga ko gufata umuntu no kumufunga atari wo muti kuko si uwa mbere ugaragaje ibibazo akafungwa kuko ibibazo muri sosiyete mu bihugu mu miryango muri entreprise no ku giti cy'umuntu bihoraho hari amayira 3 ashoboka hari kubivuga kubyatura nkuko idamange yabigenje bigaragaza ihohoterwa bidakurikiranwa inzira kabiri nuko yumvikana inzira ya mbere ko yababyatuye ngo babicoca biganireho bifatirwa umwanzuro inzira kabiri nuko bihunga abantu bakabishinguka mukavuti ntacyo nabikoraho ndabihunze ndabyitaruye akabahotera umugongo damange wese ko yakoze ko yabigenje yahisemo guhangana nabyo kubigaragaza kandi azi ingaruka byamugiraho uburyo bwa gatatu birumvikana nubwo abantu twakwita ba nyandarwemeye ba buke banzamurambaho donc biyemeza gukomezanya n'ibibazo bagashyigikira bakanogeza abayobozi bariho bayobora icyo kigo gifite ibibazo aho kugira ngo bagaragaze ubutwari bwo kugira ngo babikemure idamange ntahisemo ubwo buryo bwa kabiri bwa gatatu yavuze uti nshako ibibazo bigaragara bivugwe ngibi twabigaragaje hari n'abandi babirangije imbere ye birumvikana ariko kuba yahagaze yemye n'amaguru ye yombi ngo twazi no kumushimira kandi twavuga uti ubwo butumwa yatanze ntibugahagazwe ntibuhagarike nuko afashwe agafungwa ibintu tuzakora icyo gikorwa tuzakora ejo kuri murandasi nko gutanga ubutumwa tuvuga tuti ushobora kuniga intumwa ariko ntushobora guhagarika ubutumwa bwe cyangwa ubutumwa bwayo ndumva twakomeza ndagushimiye cyane rwose unagize neza kukwibutsa ko ushobora kuniga intumwa nk'uko banize intumwa Kizito Mihigo hari neza ariko ubutumwa burahari cyane burakomeye kurushaho kandi rero ababifitemo uruhare mwese mushimirwe n'ushaka ye kuniga indi ntumwa nayo yavuze iti kuva baniga intumwa Kizito Mihigo numvise ko ngomba kugira icyo nkora yaranabivuze idamange iryamugwiza Yvonne nawe rero bari barashaka kumuniga ariko amaboko y'Imana na yamwe bantu nyine bantu b'Imana arakomeye cyane ntabwo bazamara abantu mwagize rero muti GoFundMe umuntu ashobora kubona kuri YouTube ya Gatebuke Claude arazwi cyane na Umutware arazwi cyane n'abasore b'abajene bazwi cyane inshuti rero muduteze amatwi GoFundMe mushobora gushakira kuri YouTube ya Gatebuke mushobora gushakira kuri YouTube ya Umutware n'abantu b'urubyiruko bazwi cyane haba mu rubyiruko haba no mu bantu bakuru babashesha akanguhe murebe rero icyo kigega rwose mu cyitabire mugenzi wacu Denis yamaze kuvuga yuko hamaze kugera 2,225 by'amadolari
ariko hakenewe byinshi birumvikana kandi ni urugamba rukomeye ni urugamba rukomeye rwose ntimwumve ngo ni menshi kuko ibitunga umuryango we bitunga nyine byishyurwa abavoka n'ibindi bizatwara iriya leta rero ihotora abanyarwanda nta kuntu abantu batagomba kuyihagurukira bashyigikira abanyarwanda bafite ubutwari nka IDAMANGE Yvonne. Wavuze uteje rero mufite n'igikorwa cyo ku yego nicyo gikorwa nyine wari ugiye gutangiza uvuga mu kanya cyangwa kugira ngo mbwira abantu uko nyine na IDAMANGE ubwo yavuze uti nibamfata ibi ngibi ngiye kuvuga n'ibyo yavuze mu minota ya nyuma mbere yuko anafatwa akirangiza iyo video yashoboye gukora bwa nyuma na nyuma mbere yuko afatwa nibamfata zimucogore atejwe uti nyaboneka nibamfata ari abo mu mahanga n'abanyarwanda bari mu gihugu nibamfata timucogore nuvuga ko yadusigiye umukoro tutagomba kuvuga ngo twicarana ntacyo tuwukozeho niyo mpamvu twavuga tuti hanakenerwa nyine abantu bazobereye mu byo kuburanira abantu mu nkiko ndetse n'ubuzima bugomba gukomeza ku muryango we nawe twamukurikirana impamvu iyo gofundme yashyizweho icyo gikorwa cyo kuri murandasi kizakorwa ejo nacyo ni ukugira ngo abantu bakomeze bibukiranye ubwo butumwa bwa IDAMANGE impamvu twasubiye mu kugitegura kuri murandasi ejo abantu bazasangira ijambo ku ngingo nkuru ubutumwa bwa IDAMANGE bwakunze kwibandaho imiyoborere myiza imiyoborere cyane cyane ya leta mu gihe cya covid nawe video ya mbere yashyize hanze avuga ibibazo ibyemezo byo gukumira covid byagaragaza ingaruka ku burenganzira bw'abantu ingingo yindi izaganirwa ejo nyine muri icyo kiganiro kuri murandasi n'itotezwa ry'abacikacumu ndetse n'abanenga leta icyo kintu cya kigarutseho muri za video ze indi izaganirwa ejo ni uburezi n'urubyiruko yagarutse cyane IDAMANGE ku kibazo cy'ireme ry'uburezi mu Rwanda ingingo ya nyuma izaganirwaho nayo IDAMANGE yagiye akomozaho ni ubuntu bugamije impinduka ihuriweho n'abantu inasangiwe kuko impinduka ntiyashoboka abantu batagize gusangira ukubabara gukorerwa abahohoterwa abantu bakababarana ndetse hakagibamo n'abantu bavuga uti tuvugire abandi batikamiwe n'iryo hohoterwa impinduka rero ikenera umusemburo w'urukundo cyane cyane IDAMANGE yagiye akunda kuvuga uti ndababaye n'uburyo abanyarwanda babaho nuvuga ko afite urukundo afite abanyarwanda na n'ubu aracyari bafitiye nyine aho ari hose niyo mpamvu twavuga uti dushyire muri iyo yitwa ubuntu n'impinduka kuko ubuntu n'ubumuntu nibyo biba umusemburo w'impinduka ubwo rero abantu bazaganira kuri izo nteruro baturutse imihanda yose biganjemo impirimbanyi z'uburenganzira na demokarasi basangira ijambo ariko n'abakurikiye icyo kiganiro bose bazajya bahabwa ijambo habe n'uburyo bwo kugira ngo bageze ku bandi bari kugikurikira ibitekerezo byo gutanga kuri murandasi mu gihe cy'ikiganiro ubu reka unyemerere nibutse abantu amasaha kizaberaho kugira ngo bazagitabira benshi cyane kuko dufite intego y'uko nibura ejo abantu nibura 100 ikiganiro bazagikurikire bagikunde bagitangeho ibitekerezo bita ngo komante cyangwa comment nibura 100 bavuga uti twabagejejemo no umusanzu wa IDAMANGE yo kuvuga uti twese duhagurukiye kurwanya ihohoterwa twamagane akarengane ubu rero icyo kiganiro ejo ni 7:00 Ottawa ni Washington ku isaha ya Ottawa ni Washington 12:00 z'umugoroba i Londres 1:00 za nimugoroba i Bruxelles ni Paris na 2:00 z'ijoro i Kigali tuyemo abari mu Rwanda bashakisha 2:00 z'ijoro i Kigali otineye kizakorerwa kuri chaîne YouTube ya Umutware ejo ku cyumweru 28 z'ukwa kabiri kuri chaîne YouTube Umutware muzayishake abari Ottawa ni Washington ni 7:00 ziwabo 12:00 z'umugoroba i Londres na 2:00 z'umugoroba i Bruxelles ni Paris ikaba ari 2:00 z'ijoro i Kigali ubwo rero n'ibyo magambo nabwira abatwumva bose ko ejo bakwitaba icyo kiganiro kandi bakazirikana ko bagomba guhitamo uruhande rw'abaharanira impinduka nka IDAMANGE bagafatanya n'abandi bamagana ihohoterwa
kuko ripyinagaza ikiremwa muntu kandi rikadindiza n'iterambere rya buri wese. Tukaba dusabye na leta y'u Rwanda ko itajya ifata umuntu wese umwenze leta wamaganye imikorere ihonyora uburenganzira bwa muntu ngo imufate nk'aho ari umwanzi w'igihugu. Ntabwo ari byo. Urakoze cyane Denis Uwimana. Nagira ngo rwose tugana ku musozo twari twasezeranye nyine kino gihe cyawe kirarangira. Wagize uti ubumuntu nk'umusemburo w'impinduka, mu by'ukuri nibyo biranga idamange, nibyo namwe bibaranga nk'ako kanama gashinzwe kumurengera. Watanze n'amasaha na YouTube yariyo muzahuriraho ya umutware, n'amasaha wayavuze yose muri bino bihugu dutuyemo. Ndagira ngo nyine mu gusoza rwose zo kongera yasubiremo. Nagira ngo yego bariho baravuga bati, kandi rero wanavuze uti turifuza ko kuri iyo YouTube twaba turenze 100,000, abantu bose bakabona uburemere bw'uko kumushyigikira n'amahanga akabibona kuko bizagaragara. Nagira ngo nabyo bisubiremo. Banyarwanda mwese mufite ubumuntu wo musemburo w'impinduka, muraritswe rwose. Ejo amasaha nayahe kuri iyo YouTube ya umutware? Wongera usubiremo ayo masaha bwana Denis Uwimana. Icyo gikorwa kizaba ejo nta kugaragaza mbese ko mu mutuzo twifashishije ikoranabuhanga nyine ya murandasi. Ejo kuri chaîne YouTube umutware azaba ari saa 7 ku isaha ya Ottawa ni Washington, saa z'amanywa amasaha ndi kuvuga, saa 12 z'umugoroba i Londres, saa 1 za nimugoroba i Buruseli ni Paris, na saa 2 z'ijoro ku bari mu Rwanda ku isaha y'i Kigali muri rusange. Naho intego tugamije no kuvuga uti nibura muzaze muri benshi mugaragaze ko mwamwe mushyigikiye ubutumwa bwa idamange burwanya akarengane, mushyira imbere kubahiriza agaciro ka muntu, burwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Dushaka ko nibura abantu barenga 100,000 bose bakunda icyo kiganiro, babita ngo ni ukurayika, bagashyiraho n'ubutumwa bugufiya bavuga ibyo ibitekerezo babonyeho, bagita ngo ni commentaire. Ariko nacyo tuba tubisangiza n'abantu bari mu kiganiro umwanya nyine, kandi bigaragaze ko nibura intwari yitsikiye ntabwo ubutumwa bwayo burangirira aho ngaho. Ubutumwa burakomeza bukarangira. Yaduhaye n'umukoto avuga uti nyaboneka ndabasabye by'umwihariko abari mu mahanga n'abari mu Rwanda, nibamfunga ntimucogore. Namwe ndabasabye Abanyarwanda, abazatwumva, inshuti z'u Rwanda, idamange nubwo yaba afunze cyangwa adafunze, duharanire ko ubutumwa bwe bukomeza kurangira. Tuhetangire ejo, tubararitse ejo kwitabira ibyo bikorwa. Hari n'ibindi bizakorwa nyuma y'ejo, nabyo tuzabagezaho mu mwisho w'icyo kiganiro kizakorwa ejo. Muzabana mugikurikirane mumenye ibizakurikiraho, nyuma tuzababwira ejo muri icyo kiganiro. Nagira ngo ushimire bwana Denis Uwimana. Tusozereze hano ubutumwa bugufi. Ahasigaye ni ibikorwa mwiteguye kubikore ko n'Abanyarwanda mubirarikiye. Twese ejo kuri ya saha wavuze, u Rwanda rwacu tugomba kuruharanira, kuko ntabwo iyo mpinduka, ntabwo u Rwanda abantu bose bibonamo ruzabasha kubaho tudahagurutse. kandi Imana tujye tuyishimira, burya ituzaniye abantu nka idamange n'abandi baje bakurikira abantu nka ba Kizito n'abandi tutakwibagirwa. Ngushimire rero muvandimwe Denis Uwimana. Gahunda n'ejo kandi tuzanakomeza kwino radio yacu. Rero rwose mujye mwisanga. Sinzi niba wifuza gahunda kugira ijambo ryanyu mufata. Yego, urakoze cyane. Tuzasubira. Na Kristo Mihigo yaravuze uti urupfu n'ibyago ntibigire ijambo rya nyuma.
ntibibe nako n'abasigaye ntibizabe ntibibe ijambo ntibigire ijambo rya nyuma. Ntabwo tugomba guhanwa n'ibyago n'urupfu, ahubwo tugomba no kugira ubutwari bwo kubirenga, tukagira ubutwari bwo guhangana nabyo, tubitera umugongo ibibazo duhura nabyo mu gihugu cyacu, ibibazo by'ubutazwa y'uburenganzira bwa muntu. Ni abanyarwanda ubwabo, ubutwari bwabo buzatuma ibyo bibazo bikemuka, aho kubitera umugongo ngo abantu bibere ba ntibindeba. Ubwo rero ndagushimiye, ahasigaye tuzahurira mu kiganiro twese hamwe ejo kuri ayo masaha nababwiye bitewe n'umuntu na buri muntu wese ahazaba ari. Twese hamwe ejo, twese hamwe ejo rwose, bidakuka amasaha wayavuze. Duhaguruke kuko abanyarwanda barababaye, tugomba kugira icyo dukora, kandi rero Imana ifasha bifashije. Ijoro ryiza nshuti mwarimu duteze amatwi. Yego, umugoroba mwiza Denis Uwimana, ijoro ryiza rwose. Abandi mwarimu duteze amatwi namwe, umugoroba mwiza aho bwije, n'igitondo cyiza aho bukeye. Nahejo rero, nahejo twese duhure turenge ibihumbi 100, nibishoboka tube na 100, twereke iriya leta yuko twahagurutse kandi ko n'Imana izadufasha kuko turabyizeye neza. Imbere yawe birashoboka.
birashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka